ubukwe nakoresheje n'abantu bafite ba nyina na basi barabushatse barabubura. Ngeze nko mu myaka nka 18 ubwo nyine nari ntangiye guteretwa. Mbere yo kumenyana yaramfashije be, ntago yigeze mu myaka twabanye ambwira nk'ibintu bibi byo kuntesha umutwe. Arambwiraga ati uri imfubyi, nzagufasha, nzakwitaho, nta kintu uzabura ngifite. Naramuhamagaraga kugira numve kankunda, nkamubwira ati rero njewe 30,000 wampaye nabitaye kumugerageza. Bwaca mu gitondo akambwira ati niba ari 30 ndakuzanira 40. Haleluya, amen. Ya 40 mu gitondo nkabona arayinyoherereje. Nabonye papa, nkabona mama, nkabona umuntu uzamarira ibibazo byanjye byose. Hari igihe nagiraga inda nkumva ndihebye cyane, avuga ati Mana, ko abandi babyara bakabahemba, ubu nje nimbyara bizagenda ute? Agasanga narakaye niyunamiye, akambaza ati si wabaye iki? Ati yewe ubu ndi mu gahinda, nubwo mfite inda sinzi nimba nzu bazampemba. Kambwira ati humura, na n'ubundi nzi neza ko nakuzanye nzi kuri imfubyi, nta muntu ntegereje uzaguhemba. Nimba ufite ikibazo cy'abaturanyi tuzagura ikidomoro tubatumire, niturangiza tubereke ko baduhemba. Kuri by'Imana yakoze ni byinshi, yizere ntizagukoza isoni. Nanjye isezerano yampaye narayizeye, isezerano yampaye irarisohoza. Matayo ibice 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Haleluya. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu ufite urugo, yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe. Asezerana n'abahinzi denariyo ku munsi umwe, abohereza mu ruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora. Nabo arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndi bubahembe ibikwiriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, amina, amena. Nimba muri kungirira umutima mubi ndikuvuga haleluya nimunyikirire. Oya turi haleluya, amena. Nta timwe itorero nta muntu nyiraryo, itorero si rya pasitoro, nta nubwo ari rya mamateta. Itorero ni umuntu ku giti cye, buri wese aje arakora afite umuhate. Abatangiye mbere n'abatangiye nyuma bose bahembwe ibingana. Amena, haleluya, amena, amina, amina, amena. Iryo jambo buri wese rimwigishe kandi rimukomeze, rigera aho rigukura rigere n'aho rigushira, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amena. Reka mbagezeho ubuhamya. Haleluya, amena. Jewe mu mateka yanjye cyangwa mu kubaho kwanje twavutse turi abana 4. Muri abo bana 4 rero twarahunze kera habaye intambara yo kuja muri Kongo. Tugaruka turi abana 3, umwe apfiriyeyo na mama wanjye ntawe twari tuzanye. Tukigera mu Rwanda rero twahasanze papa. Papa yaradukundaga cyane, gusa yari afite undi mugore. Igihe yatahaga yamanzaga kutubaza ati mbese mwariye? Tukamubwira nimba twariye, twaba tutariye akatugaburira. Gusa papa wanje ngimubura niho numvishije ko mbaye imfubyi, kuko yatwitagaho cyane, yatubaga hafi. Igihe kiragera hasize iminsi mike nawe barapfuye. Twari tuzanye na mukuru wacu duhagarariye, nawe barapfuye. Asize iminsi mikeya, ubwo musaza wanjye nkurikira yari afite nk'imyaka 2. Kaje ndabona mama wacu ari kumbwira ati muheke, muheke ni uwanyu. Nanjye ubwanje sinari mushoboye, nanjye ubwanje sinari nishoboye. Havuga si Imana, nje ngimubona ubwo nari nzi ko ari we mubyeyi wacu. Havuga ko ari kumba umwana ngo muheke nanjye ntamushoboye, biragenda ute? Nzi ukuntu twagiye tugeze hirya gato mbura na nyogokuru wari ubyara mama, umwana aramushikira. Nanjye nkomeza kwiyitaho, nkomeza kwiruka. Zari intambara nyinshi, Yesu yaraturengeye. Nari mfite nk'imyaka 5 cyangwa imyaka 7. Mama wacu guhera icyo gihe tukibura papa, nukuri yaratuzize.
yaradukubitaga kuva mu gitondo kugeza saa sita. Umuntu waburaga ibiryo yageraga mu nkono yasanga nta biryo, ati nta wundi wabiriye ni Mukasine. Yagera mu cyumba ati nta wundi wakubaganye ni Mukasine. Nje kuva mu bwana bwanjye ntago nigeze nishima. Ntago nigeze nishima kuko nari mbabaye cyane. Ubwo sinzi ukuntu twagiye mu mujyi. Muzi ko kera hateye inzara yabagaho ibijumba byo ku modoka. Abarambye ati wewe ugomba gufata inzira tukagenda kugura ibijumba byo mu modoka. Turajana tukimara ubwo mbonaga twaramanutse ariko ni ngo mu mujyi twari tugiye. Tukimara kugera mu mujyi rero narebye agahinda nabayemo mbona tutarasubiranayo. Nje ndamutoroka aranshaka arambura imba mu mujyi. Nabaye mu mujyi mfite imyaka 7 mvayo mfite imyaka 14. Muri iyo myaka 14 naje mfashe umwanzuro. Hari uko mu mujyi nahabonaga, hari nuko nabonaga njewe ubwanje ndi gukura ariko ndashaka gukurira mu iyo mico. Ndavuga ati Mana, nimba uzi neza ko wandemye ufite umugambi, ubu ndagiye sinzongera kuba iw'abandi, ngiye kurarika imiryango zimereza imitungo yacu. Aleluya, amena, amina. Reba umwana w'imyaka 14 uri kuja kurarika imiryango atayizi. Njewe sinari narigeze mparerera, nta nubwo nari nzi umuryango navutsemo. Ndagenda ubwo nkimara gutaha ntago nasohoreye kuwo mama wacu, nahise ngiye nasohorera kundi mama wacu. Arambwira ati twari tuzi ko wapfuye, none uracyariho? Ni rwose ndacyariho. Arambwira ati rero ibaho ngugira inama, ati zirana imitungo zanyu kandi nyoko wanyu iranzu niwe wayisenye, agomba kuyibubakira namwe mukayibamo. Akimara kubimbwira numvishije hari ikintu gihindutse, ubwuko ntarinzi imitungo yacu nkaba amajije kuyimenya. Numvishije binkomeje numva ntazongera no kubunga. Ndagenda ndarika imiryango, maje kurarika imiryango nageragayo nkisobanura kubera ko ntibari banzi. Barambazaga baturi mwene nde, nkavuga amazina ya papa wanjye n'aya mama wanjye, bakambwira bati nimba ari weho tuzaza. Nagiye kubona mbona aha hose haruzuye umwana w'imyaka 14. Ndavuga ati njewe icyo ndi kubasaba nshaka kugira ngo uyu mama wacu ameneze imitungo zacu, ngende nirere niyiteho kuko na n'ubundi ntiyanyitayeho. Mama wacu narindi jambo yahagurukanye, yarahagurutse mu bagabo aravuga ati murabizi ko uyu mukobwa yananiye nta kindi ashaka buretse kubyarira. Numva birampungabanyije, ndavuga ati Mana, umwana w'imyaka 14 koko nzabyara na mwene mama nkurikira yarananiye? Ubwo byabaye aho ngaho, imiryango zibijamo, bamutegeka kutwubakira inzu. Kuva mfite imyaka 15 twaribanaga, gize imyaka 16 ntangira gusenga. Ndasenga nsenga Imana kubwo nabonaga hanze ari bibi, ntabaho ntasenga kandi ndi imfubyi, nabonaga ibindusha byinshi. Haleluya, amena. Nabonaga ibingwisha byinshi, nkabona intambara ari nyinshi, nkabona ntazibamo nasenga. Famiye yacu rero n'abanyagatolika. Bakimara kubona mbaye ngiye kuba umutisita barandwanyije cyane. Ati nani wa mukobwa wananiranye, dore agiye kwishakira iryo torero. Jewe narakomeje kubwuko umwanzura nta muntu wari wawumfatiye. Ndasenga Imana, amajije gusenga Imana tukaja turagira n'abashitsi b'Igisenyi bakampanurira, tuzakugira umuntu mukuru mu muryango ngusize hejuru kandi uje uribuka ko ari wese w'imfubyi akaba nyina w'abapfakazi. Nageraga mu bibazo bindemereye nkabwira Imana ngo Mana, nzi neza ko wansezeranyije ko ari weho se w'imfubyi kandi ukaba nyina w'abapfakazi, ibinduhije n'ibindemerewe ni wewe ugomba kubindangiriza. Muri jewe kuva mu myaka yanjye n'ubu ndumugore nta muntu numva natakira, kuko nasanze wo gutakira ari Yesu, nasanze wo gutakira ari Imana. Kuko umuntu uramubwira uti umugabo yaraye nkubise ugasanga bigeze ari ku muhanda. Aleluya, amen.
ndatangira ndasenga, Imana ikampumuriza ati nzakugira umuntu mukuru, nzagushira hejuru, nzagushyira mu muryango ku buryo bazashaka icuri cyo bakakibura. Aleluya. Jewe ubwanjye nabatijwe mfite imyaka nka 17, nkoresha ubukwe nakoresheje n'abantu bafite ba nyina na basi barabushatse barabubura. Nararitse amakorari ngirane abantu buri wese n'abantu twasenganaga ntago bemeraga ko ndi umwana w'imfubyi, ahubwo baravugaga bati wewe ufite nyoko nasko nuko utubesha ko uri imfubyi. Aleluya. Ibibazo byose uzahura nabyo uziringira Uwiteka kuko niwe ushoboye byose. Nabonye nta muntu wo gutakira, nkaje ndavuga ngo Mana nzi neza ko wambwiye kuri se w'imfubyi kandi ukaba nyina w'abapfakazi, ni wewe uzashobora ibyanje. Aleluya. Nabaye aho ngaho ndasenga, ngeze nko mu myaka nka 18, ubwo nyine nari ntangiye guteretwa. Ndareshwa bumbana n'umuhungu w'i Butare. Uwo muhungu yambwiraga ati nzakujana. Nje gusenga kubera ko nari nibitseho ibanga. Ngiye gusenga, Imana yambwira ngo urasiwe mugabo wawe, urana umugabo w'igihe gito, uriya n'umugabo mwabana iminsi 3, umunsi wa 4 akaba yapfuye. Ati mwana wanjye tegereza ngushakire umugabo ugukwiriye. Haleluya. Amen. Amina. Ati nzagushakira umugabo uzakubera sko, akakubera nyoko, akakubera sko kuko nta wundi wo kukurengera. Aleluya. Akomeje kuba ku iryo sezerano, ndasenga ngize imyaka 20 menyana n'uriya mugabo turi kumwe. Gusa mbere yo kumenyana yaramfashije pe. Ntago yigeze mu myaka twabanye ambwira nk'ibintu bibi byo kuntesha umutwe. Arambwiraga ati uri imfubyi, nzagufasha, nzakwitaho, nta kintu uzabura ngifite. Naramuhamagaraga kugira numve kankunda, nkamubwira ati rero jewe 30,000 wampaye nabitaye kumugerageza. Bwaca mu gitondo akambwira ati niba ari 30 nakuzanira 40. Haleluya. Amen. Ya 40 mu gitondo nkabona arayinyoherereje. Haleluya. Havuga ati Mana uyu hayi wamenya ari uzambera papa akanambera mama kuko ari we Imana yari inyoherereje. Haleluya. Amen. Mbaho ngaho biba ngombwa ko tubana. Nukuri umugabo Imana yamaye ni wa undi wisezerano. Ntaga nkubita nta nubwo ntoteza. Iyo tuvuze ngo tugiye guhinga n'uguhinga, twavuga ngo nukuja kuruhuka kukaba kuruhuka, twavuga ngo nukungurira igitenge bikaba kugigura kuko isezerano ry'Imana ryarasohoye. Haleluya. Amina. Wizera Imana ntago izagukoza isoni. Nge nasenze mfite imyaka 16 kugeza amaginga. Gusa nabaye umugore ndagwa mara nk'imyaka 7 ntasenga. Twabaye aho ngaho igihe kigeze arambwira ati rero mama irakoze, ntago nshaka kugira ngo ubeho udasenga, ubu ngo haye uburenganzira bwo kuja gusengera ahantu hose ushaka. Kambwira ati rero nje nzagendera ku by'imiryango, ahubwo wewe genda usengera ahantu hose ushaka, cyangwa mbwa uzasenga Imana. Haleluya. Ubuhamya nari mbafitiye nubwo ni wizera Imana ntago izagukoza isoni. Dore muri iyi minsi hateye ibintu, ukabona umugore afite abana ngo nje kugira mbona amahoro ngo nuko bari abana nabata. Nje mu mibereho yanjye cyangwa mu gukura kwanjye numva abana banjye ntabatera gahinda. Ukagahinda nahuye nako ndakazi. Iyo bambwiye bati mama dukeneye 1000 ngomba gukora byanga byakunda kugeza igihe cya 1000 ndakibone, kuko nje nakuze ntawe ngisaba, nta nuwo narinda byira ngo ubu nakuze ntiga. Kandi abana ba mama wacu bose bazi gusoma. Nageze mu mateka rero ndavuga tubwi impamvu atanyigishije gusoma nuko atari yarambyaye. Igihe cyose yankubitaga gahinda kamfataga nuko natekerezaga ko atari umubyeyi wanjye. Haleluya. Ariko ndi gushima Imana ko nabonye papa, nkabona mama, nkabona umuntu uzamarira ibibazo byanjye byose. Hari igihe nagiraga inda nkumva ndihebye cyane, kavuga ati Imana ko abandi babyara bakabahemba, ubu nje nimbyara bizagenda ute? Agasanga narakaye niyunamiye, akambaza ati si wabaye iki? Ati yewe ubu ndi mu gahinda, nubwo mfite inda sinzi nimba nzo bazampemba.
akambwira ati humura, na n'ubundi nzi neza ko nakuzanye nzi ko uri imfubyi, nta muntu ntegereje uzaguhemba. Nimba ufite ikibazo cy'abaturanyi tuzagura ikidomoro tubatumire, niturangiza tubereke ko baduhembye. Haleluya, amen. icyo cyizere nicyo yampagaho nkihangana nkavuga ati nta kibazo, kuva umugabo atazabifata nabi n'abandi bose bazabyakira. Haleluya, ubuhamya nari mbafitiye nubwo buri wese yisuzume yigenzure. Uramenye ejo udahura n'ibibazo ngo kugira ukiri ibibazo nuko wata abana bawe. Ubuzima nahuyemo ndabuzi, nta nubwo mbwifuriza abana banje, nuko narababaye bihagije. Mba umukozi, mba umuboyi, ndakora, njyewe nakoreraga ubusa. Nabonagaho kuba nkamubwira ati numbana ukangaburira nta n'ikintu nzagusaba. Njyewe ubwanjye nari narihebye cyane, ntabwo nari nzi ko nagera nanje nagira iwanje, ngakingura nkinjira, ngakinga nkongera ngasohoka. Haleluya, nukuri by'Imana yakoze ni byinshi, yizere ntizagukoza isoni. Nanjye isezerano yampaye narayizeye, isezerano yampaye irarisohoza. Haleluya, nawe yiringiye ntizagukoza isoni. Ubuhamya nari mbafitiye nubwo, reka mama Teta dusomere mu Migani, mu Migani ibice 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 5. Imigani ya Salomo. Umwana w'umunyabwenge anezeza se, ariko umwana w'umupfapfa ababaza nyina. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. 5. Usarura muki ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoza isoni. Sinzi ukuntu uri gukorera Imana mwizi minsi ngo nuryamira ngo uzahembwa. Oya, kugira uhembwe nuko uzakorana umwete ugakora udategereje ko hari uzaguhemba. Uwiteka Imana niyo izaguhemba. Haleluya, amena. Nugomba gukora ufite umwete, ugakora ntawe uri gukorera, kuko Uwiteka Imana niwe izaguhemba. Nuyizera nayo izakwizera, nuyubahisha nayo izakubahisha. Nukuri ibyo yakoze ni byinshi, nubu ikabizabikora. Amena. Ijambo ry'Imana nari mbafite ryari iryo. Haleluya.